be mistreated with the people of God. Kwizera niko kwatumye Mose ahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. By faith, God's chosen nation crossed the Red Sea. Kwizera niko kwatumye ubwoko bw'Imana buca hagati mu nyanja itukura, nk'abanyura ahantu humutse ku musozi, Abanyegiputa babigerageje bararimbuka. By faith, Rahab the prostitute escaped destruction. Kwizera niko kwatumye Rahabu uwo maraya atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Time will fail me if I tell of Gideon, David. Igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni na Dawidi n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bazahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kuboha no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose, bakababazwa bakagirirwa nabi. We are surrounded by this great cloud of witnesses. Nuko rero ubwo tugoswe n'iki gicucu cy'abahamya benshi, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. And run with it. Duhunge icyaha kandi tunesha, kuko inzira turi kunyuramo irimo akaga. Keep your eyes fixed on Jesus. Dukomeze guhanga amaso Yesu Kristo, we banze ryo kwizera kwacu ari nawo gusohoza. Yihanganiye umusaraba w'isoni kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyanga gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Kandi amaze kuzuka yasubiranye ubwiza bwe, akaba yicaye iburyo bw'intebe ya cyami y'Imana. Mureke dusenge. Turagushimye cyane Uwiteka kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kutugezamo wo kwiga ijambo ryawe. Tugusabye kubana natwe no kuduha mwuka wawe wera ngo abashe kudusobanurira byose. Ukomeze uturinde mu izina rya Yesu. Amen. Title of the sermon once again is The Devil's Advocate. Icyigisho cy'uyu munsi nanone kiravuga ngo abavugizi ba Satani, kandi kirimo ingingo ivuga ngo gusobanukirwa ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ndetse no kumenya ibinyoma birwanya iyi ngingo. Kandi hari ibyigano byinshi kuri iyi ngingo, ariko uyu mwanya tugiye kureba ku cyigano kimwe gusa cyitirirwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. What does it mean to be the devil's advocate? Let's go to the book of John, chapter 8, verse 41. Mbese bisobanuye iki guhinduka umuvugizi wa Satani? Mureke tujye mu gitabo cya Yohana igice cya 8 umurongo wa 41. Uhereye ku murongo wa 41 ubona Yesu avugana n'abafarisayo, kandi iki nicyo yababwiye. He says, "You do the deeds of your father." Then said they to him, yarababwiye ngo ibyo mukora ni nk'ibya so. Baramubwira bati ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite data umwe ari w'Imana. Yesu arababwira ati, "If God were your father, you would love me." Iyaba Imana yari so, muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana. Sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Why do you not understand my speech? Ni iki gituma mudasobanukirwa ibyo mvuga? Ni uko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Ku murongo wa 44 haranditse ngo, You are of your father the devil. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri, kuko nta kuri kuri muri we. When he speaketh a lie, navuga ibinyoma aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. And because I tell you the truth, you believe me not. Umurongo wa 45 harakomeza ngo, ariko ngiye kuko mbabwira ukuri ntimunyizera. Ninde muri mwe unshinja icyaha ko mvuga ukuri? Ni iki gituma mutanyizera? Uw'Imana wese yumva amagambo y'Imana, igituma mwe mutumva nuko mutaraba Imana. Okay. This is Jesus rebuking the religious leaders of his day, and what he says to them. Uyu ni Yesu Kristo ari gucyaha abayobozi b'idini bo mu gihe cye, kandi icyo yababwiye kiratangaje cyane. Yarababwiye ati muri gukora imirimo nk'iya so. Ubwo rero ni nko kubabwira ngo muri abavugizi ba so, kandi abo bari abayobozi mu by'iyobokamana. Bino biratwereka yuko ushobora kwizera ko uri gukurikira Imana, nyamara mu by'ukuri uri kuvugira so ari we yavuze ko ari Satani. If it was possible for religious people, niba byarashobotse ko abantu bakomeye mu by'iyobokamana bavugira Satani muri cya gihe Kristo yari akiri mu isi, mbese murumva bidashoboka cyane noneho kubwo Satani yongereye ubukana bwe uko igihe kigenda kimushirana, uko no gukiranirwa kwiyongera?
How much more likely do you think it is? How much more possible do you think it is? murumva atari bwo bishoboka cyane ko abantu babayeho muri kino gihe cyacu bashobora kuvuga ko ari abayoboke ba Kristo bakavuga yuko bakurikira Imana nyamara mu by'ukuri bari kuvugira Satani bagahinduka abavugizi ba Satani. Niba byarashobotse muri kiriya gihe birashoboka cyane kurushaho muri kino gihe cyacu. Kandi reka mbibabwire nubwo ayo magambo yumvikanye nk'akomeye cyane, many so-called Christians, people who say I'm a follower of God, who ariko hari benshi kandi benshi cyane mu bita abakristo banavuga bati dukurikira Imana nyamara kandi bakaba ari abakozi batiganda ba Satani. Nubwo ariko hari benshi bameze batyo, hari amakuru meza kuko biri tubwira mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3:19 aya magambo avuga ngo abo nkunda bose ndabacyaha, nuko rero gira umwete wihane. Now, who does God love? None ab'Imana ikunda ngo ni bande? Yohana 3:16 haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Amena. Ubwo rero Imana ikunda abari mu isi cyane kandi no si tuzi yuko yoretswe n'ibyaha. Ibyo bisobanuye ko harimo n'abakristo bahamya neza ko bafite ibyo bizera, who are also advocating for the enemy, ariko nabo bakaba bavugira Satani, bamwe muri bo batanazi ko bari kubikora. None ni ukubera icyo yari amakuru meza? Ni ukubera ko Imana igitanga imbabazi kuri abo ngabo bose batazi ibyo bari gukora. Are you with me so far? Mbese magingo ya turacyari kumwe? Niba rero ukurikiye kino cyigisho ukaba udasobanukiwe byinshi muri Bibiliya, ushobora kumenya uyu munsi ko wamaze igihe kinini uvugira Satani kabane n'ubwo waba utabizi. Ibyo nubyisangaho uyu munsi, reka nkubwire iki ngiki. God is not casting you off. Imana ntabwo iri bukwirukane kubera ko icyatumye kugeza hano ari ukugira ngo ukurikirane buno butumwa uyu munsi, kubera ko iragukunda, kubera ko rwose gukunda. Murankurikiye? Noneho dusome mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 17:30. Bibiliya iravuga ngo nuko iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho ubu itegeka abantu bose bari hose kwihana. Mbese murabona ibi ngibi? Hano Bibiliya iduhaye urufatiro. Ukeneye gusobanukirwa yuko God winks at ignorance. Imana yirengagiza ubujiji. Niba hari ibyo wakoze mu bujiji, God is winking at that. Imana ikubwiye ko izabyirengagiza, ariko igihe imaze kuguha umucyo iba yifuza yuko uwumvira. Amena. Iyo ni Imana y'ubutabera rwose, kandi iyo ni Imana y'urukundo, iyo ni Imana itunganye. Aha muri kubona indatira inyuma yanjye, uyu akaba ari umunzani w'ubutabera butabera. Imana rero ni Imana y'ubutabera. And so if God is a God that is just, niba rero Imana itunganye kandi ikabitabera, tugomba kumenya mu buryo bwose ko tutari kuvugira Satani. The question for us today is it possible in ignorance to actually be the devil's advocate? Ikibazo tugomba kwibaza uyu munsi ni iki ngo birashoboka ko waba umuvugizi wa Satani ubikoze mu bujiji? Ikintu cya mbere dukwiye gukora bene data ni ukumenya uko utabinjiji. If I want to make sure that I am not advocating for the devil, niba nshaka kumenya ko ntari kuvugira Satani, ubwo nkwiye kumenya icyo Satani avuga. Mbese n'icyo Satani avuga? Nimenya ibyo Satani avuga cyangwa se ashyize imbere, ubwo nzamenya ibyo nkwiye guhunga. Kubera iki? Kubera ko ntashaka kuba the devil's advocate, umuvugizi wa Satani. None icyo tugiye gukora uyu munsi wakundwa ni uko tugiye kureba ibintu bitandukanye Satani avuga, kandi nayo nusanga ushyigikiye cyangwa wigisha ibyo bintu birakwereka ko uri umuvugizi wa Satani. But again,